ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye nijye wa mugore naje iwawe ndushe kandi nari ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane n'abari kuntabara nta n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze we haleluya ngo bari bikoreye ikiriba uko bari baraho n'abari baherekeje ndagira ngo nkubwire mama hari abantu bagiye kugufasha kugushima atari uko bari babikunze ahubwo ari uko yari imirimo Imana ikoze hari igitangaza Imana ikoze haleluya hari abantu baje kugufasha amashimwe bagiye kugufasha gushima Imana yawe Imana wakoreye Imana wavuze Imana wahamije ukayihamiriza nabiraje irakwiyeretse bagihari ikwiyeretse bahuze ikwiyeretse hari wowe iragutabaye shuti yange we iragutabaye igukuye kuwo musozi birashoboka yuko umaze iminsi ubona bitagenda neza ariko reka nkubwire vuga ngo none habiremeye vuga ngo none habiremeye ariko ukimara kumvira ijambo vuga ngo biremeye Yesu azuye ibyanjye Yesu azuye ibyange birashoka kumaze igihe kirekire warasenze ngo ubone umwana waramubuze ariko tangariza ubuzima bwawe hanurira ubuzima bwawe bubwire ngo nonaha Yesu agiye kumpereza umwana bubwire ngo nonaha Yesu ampaye agaciro wowe wari warakambuwe wowe wari waratawe n'umuryango vuga ngo nonaha Yesu asubije ijambo haleluya murakoze shuti bakunzi bene data shuti mudukurikiye ku isoko y'Abizeye TV twongeye kugaruka kandi kuri za mikoro ndetse na kamera yacu ari nayo yanyu icyo twabasabaga no kudutera inkunga mukora subscribe share na comment hanyuma tugakomeza tukabana kandi ibiganiro bikarushaho gukomeza bibageraho umunsi ku munsi rero tugarutse mu ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe amazina ni Pastor Uwihoreye Emmanuel Imana ibaho mugisha reka dusenge Imana ahasigaye tuganire ku ijambo ry'Imana Mana mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje tugushimye ko ngiye kutugarura kuri izi mikoro z'isoko y'Abizeye TV mwami abadukurikiye n'abagiye mwami muri aka kanya ubaho umugisha kandi uko bakanze subscribe uko bakanze share na comment ijye ubaho umugisha kandi umugisha mwami ubagereho bose mu izina rya Yesu amen murakoze cyane bakunzi bene data shuti mudukurikira dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka turasoma ibice 7 dusome ku murongo wa 11 hasigaye tuganire ku iryo jambo titire ijambo iravuze ngo azura umwana w'umupfakazi bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini abigishwa be n'abantu benshi baramubajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba wari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje Imana itugirire neza ibindi dukomeze mu izina rya Yesu hanyuma tubonye umwami Yesu uyu ni Yesu wavaga cyangwa se wagendaga mwivuga butumwa nkuko bisanzwe rye rya buri munsi ngo ariko umunsi umwe yifuza kujya mu mudugudu kandi umudugudu umwe witwaga Nayini uyu mudugudu witwaga Nayini Yesu ubwo yawujyagamo yaravuye mwivuga butumwa hanyuma agiye kujya Nayini hari n'undi muntu wagize ibyago dusanga urugendo rwa Yesu tugasanga kandi n'umuntu wagize ibyago mu mudugudu wa Nayini hanyuma shuti yanjye unkurikiye Yesu yiyumvamo kujya mu mudugudu w'Inayini mu kujya mu mudugudu w'Inayini hari kujya kubwiriza ubutumwa ariko yarazi ikibazo hari y'umupfakazi wari ufite ikibazo yari amaze iminsi mikeya abuze uwo yakundaga abuze inshuti ye magara abuze umugabo we yakundaga cyane ariko umugabo amusigira umwana umwe w'umuhungu Bibiliya iravuze ngo uyu mwana yari ikinege nta wundi wamukurikiraga bamubyaye ari umwe akimara kuvuka umubyeyi
umubyeyi nawe yahise yitahira. Umupfakazi asigarana umwana umwe w'umuhungu. Uyu mwana umwe w'umuhungu rero, haleluya, uyu mwana umwe w'umuhungu ngo nawe igihe kigeze aza kurwara. Ariko arwara uyu mupfakazi yari afite ikibazo cy'imiryango, kuko imiryango ntiyari imwemera. Icya mbere bari baramwise umuteramwaka, kuko yashatse umuhungu wabo ahita apfa. Ariko kandi ahabeshwa n'uyu umwana wabo yari asize. Ariko kandi nanone iwabo yari amajije gupfa, bivuze ngo nta ngingo n'imwe yari ikimubesheje mw'uwo muryango, kuko icyamuhuzaga yari umwana nabo. Ariko uyu mwana yari amajije gupfa. Hanyuma rero ngo bamanje gukora inama mbere yo kumushingura. Haleluya. Nk'uko nawe sinzi inama bari kugukorera muri iyi minsi, ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo inama zikorwa, nubwo zakorewe mu rwongorerano, Yesu ntabwo azirimo. Icyo bikoza, Yesu aje kunyura mu mudugudu uherereyemo. Yesu aje kuhanyura, aje guca aho ngiye aho uri, kuko Yesu azanye ubutabazi ngo ajyamo, ngo maze yiyumvamo guca mu mudugudu w'Inayini. Umupfakazi yari afite ikibazo. Haleluya. Ikibazo gikomeye, yaramaje gupfakara. Hanyuma y'igupfakara umwana nawe arapfa. Mu gupfa k'umwana rero nje kukubwira nshuti yanjye, nje kukubwira mu rupfu rw'umwana. Haleluya. Hangeze ahangaha ndavuga ngo abantu bariho, ariko habuze umuntu, habuze uwakugira inama. Ariko haleluya, Imana ishimwe cyane, ngo umugore afite agahinda, afite umubabaro, ngo umuryango wateranye, bamwe batangiye kwiga bagabanya, abazatwara inzu, abazatwara amasambu, abazatwara amafaranga ari ku ikote, abazatwara, mbese buri bintu byose babyiga bagabanyije, kugera naho ibyo mu nzu babyiga bagabanya. Ngo ariko umuntu umwe, ngo Yesu we yiyumvamo kunyura mu mudugudu w'Inayini. Ngo hanyuma baraza bajyana bashyira umwana, mu kinyarwanda bundi yari ingobyi. Iyi ngiyi bahekamo umuntu. Wowe nkurikije ushobora kuba utazi ingobyi icyo ari cyo, ariko abantu bakuru barabizi ingobyi. Bamushyiramo, bamujyana ku irimbi. Ngo bari bikoreye ikiriba, ngo ikiriba bakikoreye, ngo bageze mu nzira, umugore afite agahinda, afite umubabaro, nawe umwitayeho, nawe umuvuga neza. Ariko Yesu ngo amubonye, abona amarira afite, ngo aramwitegereza. Ngo ageze mu mudugudu, ngo abona n'abikoreye ikiriba, ngo aritegereza, areba agahinda k'umupfakazi, akareba, arakitegereza, arareba, ntiyavugana n'umupfakazi, ahubwo avugana n'ikiriba. Haleluya. Avugana n'uri mu kiriba. Yesu avugane n'ikibazo cyawe, Yesu avugane ibikugaragaza, avugane n'ikigaragazo urimo muri iyi minsi. Ntabwo nzi ibigaragazo ufite, ariko Yesu anyure aho ngaho, naca mu mudugudu w'iwanyu, ntabwo ari bugusiga uko yagusanze. Imana itugirire neza. Yesu nagera mu mudugudu w'iwanyu, ntabwo ari bugusiga uko yagusanze. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo Yesu ahagaze, areba bikoreye ikiriba, ngo arabitegereza, ngo arangije areba inyuma, abona umugore utafite umwitayeho, abona utari kumureba, abona abantu ntibamwitayeho, cyakoze bafite isaka ryo kujya gushingura uwapfuye. Ngo Yesu aramwitegereza, ariko kumwitegereza ngo abirebye neza. Haleluya. Ngo asanga ngo uwo mubyeyi afite agahinda, nawe ari kumurengera. Imiryango yaramwanze, baramutaye, baramwibagiwe. Ngo ariko muri ako kanya Yesu aramwitegereza, ngo ajya kuvugana n'ikiriba, ngo ageba neza. Ngo aravuga ngo ahagadambura ukuboko. Yesu arambura ukuboko ku byaha, Yesu arambura ukuboko ku buzima bwawe, Yesu arambura ukuboko muri bizinesi yawe, Yesu arambura ukuboko mu bushomeri ufite, Yesu arambura ukuboko. Ngo arambura ukuboko, ngo bari bikoreye ikiriba bahagarara aho ngaho. Haleluya, haleluya. Yesu avugane n'ikigaragazo urimo, Yesu avugane n'agahinda kawe, Yesu avugane nshuti yanjye, Yesu muvugane. Aza kukiriba, ngo aravuga ngo agahungu byuka, ngo umwana musubiza nyina. Yesu akusubirize umwana, Yesu akusubirize kuri wo musozi uhagazeho igihe kirekire. Yesu akusubirize kuri ayo marira umaze iminsi urira, kuri ayo magambo umaze iminsi wumva. Yesu agusubize. Hanyuma ngo abari bikoreye ikiriba baratangara,
batangazwa n'uwo babonye. Ugiye guhura n'umuntu udasanzwe, huye n'umuntu udasanzwe, huye n'umuntu udasanzwe ku buzima bwawe, kubera ko Yesu iyo yahageze abari bapfuye barazuka. Yesu iyo yahageze abariraga bahozwa amarira. Yesu iyo yahageze abari babaye barahoka. Yesu iyo yahageze Baba Yesu Kristo iyo Yesu ahageze ibintu biremera. Iyo Yesu ahageze utakumwabire shadi wayasiri utagende baya. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyo Yesu ahageze agaciro karagaruka. Iyo Yesu ahageze ubuzima buraboneka. Iyo Yesu ahageze, haleluya, iyo Yesu yaje amahanga arabimenya, abakwanga barabibona bagatangara. Ngo abari bikoreye ikiriba baratangara, abari bigabagabanyije ibye batangira kugira ubwoba, abari bavuze ngo ntari burutahemo babona ikibabonye, abonye ikimushubijemo. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, niwihanganira ibyo bihurimo, Yesu niyaza ku buzima byawe ibintu byose bizasobanuka. Yesu niyakugeraho amateka azahinduka. Yesu niyagera ku buzima bwawe ntabwo uzasigara ukuri. Ndagira ngo ngutangarize uyu munsi wa none ngo maze Yesu ngo amare kumuhereza umwana, ngo bari bikoreye ikiriba ngo baratangara, batangazwa n'ibibonye, bavuga amagambo akomeye, baravuga ngo twabaho ntabwo turabona ibi ngibi. Bivuze ngo Yesu ajya azura. Yesu azura ibyawe mama. Yesu azura ibyawe, azura ibyawe. Yesu azura ibyawe wa mugabo we. Yesu azura akazi kawe. Yesu azura urubyaro rwawe. Yesu azura imibereho yawe. Yesu azura bizinesi yawe. Birashoboka ko yarazimiye, ariko Yesu azure ibyawe. Birashoboka ko wari ufite agahinda n'umubabaro, Yesu azura ibyari biguteye agahinda. Nibyo wacigiza ririmba ngo warababaye urihangana, urasuzugura natuka, baguhinduye nk'umusazi ku misozi wabaye igitaramo. Ariko ndagira ngo nkubwire, Yesu araje kandi naza arahinduye amagambo, ahinduye amagambo bakuvugaga, abari batwaye ibyawe. Yesu arabihinduye kuko bagiye gutambutsa amashimwe, bagiye kugufasha gushima bitewe n'imirimo Imana ikoze. Ngo Yesu ahefite umwana w'umuhungu amuhereza umupfakazi. Reka nkubwire mubyeyi, birashoboka ko uyu munsi nta kivuriro ufite. Birashoboka ko uyu munsi nta wakuvuganira. Birashoboka ko uyu munsi nta wakumara umubabaro. Birashoboka ko uyu munsi birashoboka ko watatse ukabura uwakurengera. Birashoboka ko warize ukabura uwaguhoza. Ariko ndagira ngo ngutangarize wowe nkurikiye, ndagira ngo ngutangarize, Yesu araje. Kandi Yesu iyo yaje amahanga arabimenya. Iyo Yesu yaje abantu barabimenya. Reka nkubwire, abakutukaga, abakuvuga nabi bajya barangiza, bajya bagushima, bajya bashima Imana ku bwawe, bajya bashima imirimo Imana ikoze, bajya bashima igitangaza cy'Imana, bajya bashima kuko babonye. Hanyuma birashoboka ko hari abo wiga bagabanyije ibyawe. Birashoboka ko hari abatangiye kubitera imirwi, banga indwara ikwikiza iraje ikuvaneho. Bamwe batangiye kugira, batanze n'ibiguzi kugira ngo upfe, ariko uyu munsi uracyariho, uracyahumeka, uracyashimira Imana yawe, uracyahariho. Ariko Mana we, wacavuga ngo nibutse iminsi ya kera, muramburiye amaboko, ndebye imirimo yawe, mpita numirwa, ndatangara numirwa, mpita fata umwanzuro wo kutazakureka. Ingoma yawe niyogere, niy'abana b'abantu yaroge. Ingoma ya Yesu yogere ku buzima bwawe. Ingoma ya Yesu yamamare, kubera ko Yesu yaje uri mu makuba agukura mu ntambara, agukura mu rugamba. Iyo Yesu yaje aguhoza amarira. Iyo Yesu yaje agusubiza ibyaha. Iyo Yesu yaje agukura ku musozi wari uri muririraho. Iyo Yesu yaje agukiza indimba. Iyo Yesu yaje azura ibyawe. Iyo Yesu yaje, haleluya, iyo Yesu aje, Baba Yesu Kristo. Yesu ni umugabo. Yesu arakomeye. Yesu arabohora. Yesu arakiza. Hanyuma umupfakazi abari basi ahari amarira atangira gushima Imana. Tangaza ko ugiye gushima Imana. Ndagutangaje ko ugiye gushima Imana. Mutangaje ko ugiye kubona umunezero. Mutangaje ko ugiye kubona ibyishimo. Haleluya, haleluya. Kuko nushima Imana
benshi bazagufasha amashimwe kandi agira ngo ngutangarize Imana ivuze ivugira mu mabanga ariko iyo gutabaye ibukorera ku karubanda bose bahari niyo mpamvu umugore yarafite ibyasezeranijwe ariko ngo umwana arapfa amajije gupfa birashoboka ko nshuti yange Imana yarakubwiye ikubwira ko ugiye ukubwira ko wamamaye n'umunsi n'ibyarakunda yakubwiriye ku musozi uri murasenga yakubwiriye mu rusengero ese mu nzozi yarakubwiye ariko nagira ngo ngutangarize uyu munsi wa none Yesu ari ku buzima bwawe Yesu aje kuzura ibyawe Yesu aje kuguha umunezero Yesu aje kuguha amahoro Yesu aje kukugarurira ibyawe ureka nkubwire ibyo wari ufite nk'igihombo Yesu akuzaniyemo ubuzima Yesu agiye utumye bibaho ugiye kongera gucuruza ugiye kongera kubona umugisha ugiye kongera kubona akazi ni nonaha ntabwo ari ejo ni nonaha Yesu ageze muri uwo mudugudu ntabwo nzi umudugudu uherereyemo ntabwo nzi amarira ugiriyemo ntabwo nzi agahinda wahuriyemo nako ariko uyu munsi Yesu araje haleluya Yesu araje mama Yesu araje papa uva nkubwira wa mugabo Yesu agusanze kuri uwo musozi umazeho iminsi uririra umazeho iminsi warafatiweho ijambo ariko Yesu aje gucecekesha amajwi yose Yesu aje gucecekesha amajwi yose hanyuma ngo bari bikoreye ikiriba uko bari baraho n'abari baherekeje ndagira ngo nkubwire mama hari abantu bagiye kugufasha kugushima atari uko bari babikunze ahubwo ari uko yari imirimo Imana ikoze hari igitangaza Imana ikoze haleluya hari abantu baje kugufasha amashimwe bagiye kugufasha gushima Imana yawe Imana wakoreye Imana wavuze Imana wahamije ukayihamiriza nabiraje irakwiyeretse bagihari ikwiyeretse bahuze ikwiyeretse hari wowe iragutabaye nshuti yange we iragutabaye igukuye ku uwo musozi birashoboka yuko umaze iminsi ubona bitagenda neza ariko reka nkubwire vuga ngo nonaha biremeye vuga ngo nonaha biremeye ariko ukimara kumvira ijambo vuga ngo biremeye Yesu azuye ibyanjye Yesu azuye ibyange birashoboka ko umaze igihe kirekire warasenze ngo ubone umwana waramubuze ariko tangariza ubuzima bwawe hanurira ubuzima bwawe bubwire ngo nonaha Yesu agiye kumpereza umwana bubwire ngo nonaha Yesu ampaye agaciro wowe wari warakambuwe wowe wari waratawe n'umuryango vuga ngo nonaha Yesu asubije ijambo haleluya wowe wari warabuhaye wowe wari ufite imanza vuga ngo nonaha Yesu haleluya nonaha Yesu agize ibyo azura kubera ko byari byarapfuye Yesu arazuye mama Yesu arazuye wa mugabo wa musore we hari ibyo wabonaga bitemera Yesu arazuye kora gukiranuka gusa ibyari byarapfuye ni keshi wabenzwe ariko Yesu arazuye Yesu azuye ubuzima bwawe Yesu azuye imibereho yawe iyo dosiye yawe Yesu arayubukuye kandi arayizuye kuko wowe wari warabona byararangiye ariko Yesu arakuzuye haleluya Imana ishimwe cyane wowe unteze amatwi ariko mana we ndagushimye wacu yigiza avuga ngo maze umupfakazi ngo aterera indirimbo aravuga ngarutse imbere yawe Yesu mwami ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye nijye wa mugore naje wawe ndushe kandi nari ndemerewe nari mfite ibibazo bikomeye cyane n'abari kuntabara n'uwari kundengera data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira Yesu warakoze we haleluya ngo umupfakazi ahita yuzura mwuka wera atangira gushima Imana abona Imana nubona agahinda karashira amarira yarafite ako kanya arayahozwa nawe nonaha mama amarira yawe wayahozwa nonaha ni nonaha amarira wayahozwa ibyo wabonaga byari byarapfuye Yesu aje kubizura kuko aje ku musozi utuye aje ku musozi umaze igihe kirekire ni keshi wazamutse umusozi urasenga ariko ntiwabona igisubizo ariko dore Yesu noneho igisubizo arakizanye muri ako kanya ngo abantu babirebye babwitegereje baravuga ngo ibi bintu n'ibyari byabo ngo amahanga reka
ndagira ngo ubwire amahanga yaragukikije, abari bagukikije bavugiye kuvuga igitangaza Yesu akoze. Yesu agarutse ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aragarutse, kandi Yesu aragarutse aje kuzura ibyawe byapfuye. Ntabwo nzi ibyapfuye, ni wowe ubizi. Hanyuma rero Yesu aguhereza umugisha, kandi Yesu azura ibyawe. Ndagushimiye kubwo kuntega amatwi, wowe unteze amatwi. Hanyuma rero inkunga yawe irakeneye, kandi subscribe kuri Isoko y'Abizera TV, utange comment na share, hanyuma dukomeze gutera imbere. Imana iguhe umugisha, turagushimiye kandi ugubwe neza. Amahoro y'Imana bane nawe. Yesu aje kugukuraho icyo gisuzuguriro, Yesu aje kuzura ibyawe byapfuye. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Murakoze cyane.